Rubanda rwa Afrika ruteye agahinda n'impuhwe kuko ruri mu bucakara n'ubukoroni bugeretse kuri bugenzi bwabwo. Uburi kunyumva incakura mu bya politike n'uwari we wese uhunyeza aremeza ko abanyafrika bari mu bucakara n'ubukoroni burenze ukwemera no kwiyumvisha. Ibyago barimo bisumba kuri bihe byitwa ko bikomeye abasokuru babo banyuzemo by'ubukoroni n'ubucakara kuva mu kinyejana cya 17. Kimwe mu biteye agahinda no uyu munsi abanyafrika bakoronizwa n'ibihugu by'amahanga cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo bikiyongeraho n'ubucakara, ubukoroni n'agatuna mwene ngo baroshywe na bamwe mu batware babo badasiba kubakururira mu ntambara zirimbura benshi muri bo. Amatiku y'amacakubiri y'amoko rubanda batamenya n'inkomoko yayo ariko yungukirwamo n'izo marakubiri. Ibyo byose bigahumira ku mirari iyongeyeho n'ubucakara n'ubukoroni bw'inzara, ubukene bw'akarande n'ingorane n'izindi za politike, aho henshi n'ubumbuye umunwa ngo agira icyo bibazaho bujya gucya habazwa isanduku ndetse n'uturirimbo turimo aheza mu ijuru turi kumuririmbirwa. Kubera izo mpamvu benshi mu rubyiruko rw'abanyafrika baramirira nkeri mu nyanja za Mediterane n'inyanja y'Ubuhinde bagerageza guhunga abakoroni babo muri Afrika, ariko bagasanga abakoroni babo bakuru bo mu burengerazuba ngo yenda bo babakoronize banabakoresha ubucakara, ariko yenda babanje no kubavungurira akamanyu k'umugati ko kubarengera yenda ngo baramuka igice cy'umunsi, wenda hejo babona akabaraga ko gukomeza gucakazwa no gukoronizwa. Igiteye ikiniga kurusha ibyo byose ngo nuko ibyo babikorerwa batazi n'ibyari byo, kuko ubucakara n'ubukoroni bwa mbere bakorewe nuko ujijishwa no kugirwa bazezenge kubera ikinya cyitwa ubujiji batewe mu bwonko kugira ngo ibyo bakorerwa byose batazajya barabukwa ibiri kubabaho. Muri abo basangira ngendo ba Primo Media Rwanda, ayo magambo maze kudondobekanya y'agahandura nzovu nayegeranyije maze gusoma inyandiko y'abagereki babiri b'abatagatifu n'abazinanenge mu gupfufunura amabanga mu manga. Abo ni Dr. Stelios Mikaropoulos. Uzamuperereze uzasanga ari umwarimu wa politike z'ubukungu, political economy muri kaminuza Brown muri Rhode Island muri Leta Zunze za Amerika. Yahuje umugambi n'incabwenge mwene wabo wigisha ubukungu muri Federal University of London mu Bwongereza, Dr. Elias Papaino, maze babanza kwemeza ko ubukoroni muri Afrika ngo buganje. Ni mu nyandiko European Colonialism in Africa is Alive. Hari igice bise Continental Rape, maze bavuga ko Afrika ari umugabane umeze nk'agakobwa k'akangavu kari gufatwa ku ngufu. Hari ibindi bice bibiri, When Geography is Destiny n'icyitwa A Great Looting. Iburamutse ubisomye ufite umutima woroshye, ndakurahiye byagusaba kwirukira mu buriri kugira ngo ikinigani kigufata ba Primo batakubona uri kurira bakaguseka. Hagati ariko hari n'abantu babiri nabo rwose badashidikanywaho baguha ubuhamya maze ukemera byanyabyo ari amagambo twahereyeho. Uwa mbere ni Professor Emeritus Richard David Wolff. Uyu yigisha iby'ubukungu muri kaminuza ya Massachusetts. Mu myaka ibiri ishize, ni ukuvuga ku itariki ya 18 z'ukwa 10 kwa 2022, yicaye San Francisco muri leta ya California ku cyicaro cya Democracy at Work Institute, maze yibaza ikibazo aranagisubiza, natwe tuba imfubyi zumvira mu rusaku. But the real issue was, did colonialism stop? Ikibazo nyacyo kibajijwe ni ese koko gukoronizwa byarahagaze? Icyo ni ikibazo cy'ingenzi cyo kwibaza. Igisubizo kuri icyo kibazo ntikigira gushidikanywaho, ni oya. Gukoronizwa ntibyigeze bihagarara, ahubwo icyabaye nuko ibihugu byose byitwa ko byageze ku bwigenge birimo ibi byose bigandaje mu muryango w'abibumbye, ibyinshi muri byo byari bikoronizwa mu gihe ibisigaye byari bikoroniza. Niko bimeze, ubwiganze bw'ibi bihugu byarakoronizwaga bikitwa abagaragu, naho byanyamuke bigakoroniza. Rero muri ibyo bihe byose byo gutsindira ubwigenge ntibyigeze bigera ku bwigenge mu buryo bwose bw'ubukungu, cyakora ku kigero runaka byageze ku bwigenge mu bya politiki. Nkuko rero ndaza kubasobanurira, iyo wibohoye mu buryo bwa politiki ariko ntiwibohore mu buryo bw'ubukungu, ntabwo uba wibohoye. Iri ni isomo rishaririye ryo kwiga, kandi ryamye ari isomo rishaririye kuri ibi bihugu, kandi n'uyu munsi riracyari isomo rishaririye kuko riracyari kwigwa. Aho murabyumva? Nkuko turabibonera n'ibimenyetso, yewe bamwe tukaba tunabizi niba Afrika ikiboshye mu bukungu, ubwo ibyo bya politike nabyo sinzi. Menya byose ari kimwe, ubwo nyine nta kindi kimenyetso, namwe ni muri abana murabyumva. N'abatabizi cyangwa ababihakana muze tujyane Montreal muri Canada. Hari mu 1969 ubwo hari habereye ihuriro African Studies Association ry'abahanga basobanukiwe Afrika kandi bagambiriye kwijagurura mu byago yari irimo. Nuko imirimbanyi kurusha izindi yari ihari, Professor John Henrik Clark bamuhaye umwanya ngo agire icyo avuga, araterura ati: ushaka gukoroniza no gutwara bunyago ntabwo yirirwa akoresha ibikuta n'iminyururu byo kuboha abakoroniza, kuko iyo ushaka kugenzura abantu neza ubanza kugenzura ibyo bitekerezaho, ugahonyora amateka n'imico yabo ubanje kubimwaza no kubyita ibishenzi. Bavandimwe tudasigana cyangwa ngo dusigane nkuko twabisezeranye, iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro cya mbere twahaye umutwe ugira uti ubugambanyi bw'abayobozi ba Afrika mu migambi y'icuraburindi yo kuduheza mu bucakara. Ubwo twamenye rero uko bamwe mu batware bacu batugambanira, noneho mureke mbereka andi mabanga yandi abipfuritsemo.
turamenya ukuntu abayobozi bakorera bo mu burengerazuba aribo bagiye bagambanira bagenzi babo banze kuba ingaruzwa muheto cyangwa ngo batambe ibihugu byabo. Turanashyira ku munzani ubukoroni bwo hambere n'ubwo turimo uyu munsi tugamije kumenya ububi kurusha ubundi. Teori yitwa Prebisch-Singer thesis iratumenera amabanga, naho Jackson Hinkle niwe wenyine washoboye kuduhishurira uko twakwikura muri ibi byose. Ibyo ni ukubisenesha ibyo Dr. Andrew Browning yanditse muri A Doctor in Africa. Maze rero abanyafurika bana ba mama, mu gihe mutarahuhurwa n'ubucakara n'ubukoroni, amafufu n'amafaranga bibe bibafubika. Ese ufite imbogamizi zo kugenda? Ufite imbogamizi mu kubona? Ese hari waba ufite imbogamizi z'uruhu? Ese waba ufite imbogamizi mu kumva no kuvuga? Ese waba ufite imbogamizi mu kugenda, mu mitekerereze, mu kumva, mu kuvuga? Ese waba ufite imbogamizi mu kubona? Ubu leta y'u Rwanda irimo gukora ikusanyamakuru ku bantu bafite izo mbogamizi zishobora kuvamo ubumuga. Niba utaragerwaho n'abakusanyamakuru, egera ubuyobozi bw'akagari. Wowe kandi uzi umuryango urimo abantu bafite izi mbogamizi, wiceceka, bibutse, bamenyeshe cyangwa se ubwire ubuyobozi bukwegereye. Nitwa Mugisha Jacques, mfite ubumuga bwo kutabona, nize kaminuza, ubu mfite akazi. Agaciro k'iri kusanyamakuru ni uko zifasha leta gushyira mu igenamigambi ingamba zikemura ibibazo abantu bafite ubumuga bahura nabyo mu Rwanda. Baruzi uwawe, nanjye naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe narabaruwe. Kuko turi ku kibazo cyo gukoronizwa no kwibohora, mureke inkuru tuyihere mu gihugu kibohoye bwa mbere ku ngoyi y'ubukoroni bw'abanyaburayi. Ni Ghana, ahari mu 1957. Rero mu murwa mukuru w'iki gihugu witwa Accra mu 1965 nibwo hamuritswe igitabo cya perezida wa mbere w'iki gihugu Kwame Nkrumah. Ni igitabo yise Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism. Ku rupapuro rwa 13 nawe yatekereje ku kibazo nk'iki turiho, maze abanza kugira agahinda ati: iyo bigeze mu by'ubukoroni bushya, Afrika itera buri wese impuhwe n'ikikango. Mwibaza uyu mugabane ufite munsi y'ubutaka hakize cyane, ariko umutungo uva munsi no hejuru y'ubutaka byose bigakomeza gukungahaza amatsinda n'abantu bagira uruhare mu kuwutindahaza. Dore biteye agahinda, ntiwanabyumva ukuntu Afrika ifite 40% by'amazi yose afatika kandi yanyobwa. Ubu ukaba umwihariko. Ni umugabane ugereranyije n'indi migabane, ariko namwe mu nyumvire ko munsi ya 5% by'ayo mazi ariyo yonyine akoreshwa, kandi umwuma n'ubutayu bwa Sahara biri kugaba amashami hose kuri uyu mugabane. Kugira ngo ibyo binavuze tubyumve kandi tubihuze n'ingingo turiho, mureke dushake kimwe mu bihugu kiri gukorera Afrika neo-colonialism, maze tuze no gushaka ibizibiti by'uko bikorwa. Umunyamerika Jeremy Scahill ni umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye, investigative journalist. Gusa isi yose yamumenye mu 2016 ubwo yasohoraga igitabo cyacurujwe kurusha ibindi muri uwo mwaka, kikitwa The Assassination Complex Inside the US Government's Secret Drone Warfare Program. Uyu rero mu bucukumbuzi bwe bwimbitse byarangiye yongoreye umunyamakuru Laura Flinders ko buri ikintu cyose Amerika ikorera muri Afrika ngo ari ukuyikoloniza mu ishusho nshya y'ubukoroni bugezweho. Look at what the US is doing in Africa right now. It is a form of neo-colonialism. Iyo urebye ibyo Amerika iri gukorera muri Afrika ubu tuvugana, usanga ari ubwoko n'uburyo bushya bw'ubukoroni, neo-colonialism. Ese ubu buryo bushya bwo gukoroniza Afrika bukorwa bute? Mu 1949 umwongereza w'umuhanga cyane mu bukungu Dr. Sir Hans Wolfgang Singer yafatanyije n'undi muhanga w'umunya-Argentine Professor Raoul Prebisch. Uyu akaba afatwa nk'umucurabwenge w'imigambi ya politike y'igihugu cye, ndetse yanayoboye igisata kiga ubukungu n'iterambere ry'uduhugu dukambakamba mu muryango w'abibumbye United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD. Aba bajejeta bukungu muri uriya mwaka bacuze teori karundura kugezana n'ubikigenderwaho mu gukoroniza, gucakaza no kumvisha abanyafrika. Mu nyandiko yabo yamamaye kubiga ubukungu mpuzamahanga nka Prebisch-Singer hypothesis, aba bagabo batangiye ubushakashatsi bwabo bashaka kumenya impamvu igihugu kimwe gikira kikanagira imbaraga kurusha ikindi, kugera naho kigira imbaraga kurusha ibihugu byinshi byiteranyije hamwe, kugeza naho kibiyoboza inkoni y'icyuma. Yewe ikintu bavumbuye kirakomeye cyane, kuko babonye ko byose bishingira ku mayeri y'ubukungu y'igihugu kimwe, amayeri yo gufata ibindi bihugu kabizirika usa naho bibuza gukora, ku buryo n'icyo bikoze kiba ntacyo kivuze, bikarangira ari wowe wenyine ukora, yewe ku buryo wemera no kugaburira cya gihugu kugira ngo ntigikore. Ushobora kuba utari kubyumva neza, ariko humura, inshingano yanjye no kugusobanurira kugeza ubyumvise, kuko no mu buzima busanzwe byakugirira akamaro. Yego, mu kubisobanura neza, Prebisch na Singer bahise bahimba teoruzi cyangwa uzumva yitwa dependence theory.
Basobanuye ko muri iki gikorwa igihugu runaka gikomeye gisaba ikindi cyoroheje kinakennye kwiyicarira rwose ntikirirwe kivuna cyubaka inganda, ibikorwa remezo n'ibindi byinshi kuva mu bukungu, politike, imico n'izindi nguni zose. Ibyo byose bikajya bijyanwa muri cya gihugu bivanywe mu gihugu gikomeye. Ibyo birangira igihugu gikennye kibaye inyanda, ntikibashe gutekereza agashinga na kamwe, maze icyo bakeneye cyose bigasaba kugikura muri cya gihugu gikomeye. Aha nizere ko turi kubyumva kimwe ko aba bagabo bahimbye teori yonyine, ariko ibikorwa byayo byo byari bimaze igihe kinini biri gukorwa n'ubu biracyakorwa. Ntibanagarukiye aho kuko isomye inyandiko yabo bise Prebisch Singer Thesis, bavuze ko igihugu cyose gikennye kizifuza kwikura muri dependence theory ngo kigomba gukora ikintu cyitwa ISI. Iyi mu bukungu ihinurwa nka import substitution industrialization. Iki ni igihe igihugu gitangira kwirwanaho kikagabanya ibicuruzwa cyakuraga hanze, maze kigatangira kubaka inganda zifatika nazo zikora ibicuruzwa n'ibikoresho bifite ireme ringana neza n'ibyo cyatumizaga. Ubwo tutararengaho, uretse igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo kikiyoborwa n'abazungu, nta gihugu na kimwe cya Afurika cyari cyashyira mu bikorwa uyu mugambi wa ISI. Ni igihugu kibigerageje usanga gikora ibikoresho bifite ireme riteye agahinda, izindi nganda zigerageje ugasanga ni amashami n'ubundi yaturutse muri bya bihugu bikomeye ku buryo biba guhungira ubwayi mu kigunda. Ni ukuvuga ko ikintu bita dependence ya ba Prebisch na Singer ariyo mutima n'ubwonko bwa neocolonialism. Mbabwire buri umuntu waguhemukira ni umuntu wakubwira ngo icara hariya ntukajye wivuna ukora, nge nujya ugira icyo ukenera ujye untumaho, ntuzagira ka business ukora cyangwa umurimo. Wowe gusa ujye wirirwa utongana n'abaturanyi wigire mu matiku n'ubusutwa nta kibazo, ariko akarimo ko wapi. Gusa ujye umenya ko kuva nzajya nkumenyera ibiribwa ubwo ndi umubyeyi ukaba umwana. Nguko uko byifasha. Ahubwo ukibaza ngo ni gute babishyira mu bikorwa kugeza aho tutabasha no kwikorera urwembe. Harya igikwasi n'urushinge hari umuntu z'uruganda rubikora hano hafira? Dr. Victor Mulambo ni umwarimu wo kugenzura ibya rubanda n'imiyoborere n'ingamba zabyo, Public Management, Governance and Public Policy muri kaminuza ya Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Hari igitabo cye nasohoroyemo ubwiru bwihariye ukwabwo kuri iki kibazo cya dependence. Uzagishake, cyitwa Revisiting Africa's Underdevelopment Through the Lens of Dependence Theory. Yewe, iki rwose siniriwe nirusha ngisoma cyose. Naramanutse mpagama ku gace yise On Economic Dependence. Aha nawe yemera ko nta kabuza rwose ikintu tuzira ari biriya bari abagabo barimo bavuga, ariko ngo uko bikorwa nta kundi atari mu byitwa kutudabagiza muri bya bindi twamenyereye byitwa inkunga. Aho nyine yanditse ko ikintu bita inkunga z'amahanga, foreign aid, ngo niho ruzingiye. Ati kwishingikiriza cyane inkunga z'amahanga n'ibikorwa by'ibigo rutura by'amahanga muri Afurika byatangiye mu kinyejana cya 21. Ni nabyo biri gutumbagiza no gukorerwamo icyiciro cy'ikirenga cy'ubukoroni bwa neocolonialism. Ibikorwa by'inganda by'umwihariko izi Burayi na Amerika nta kindi bigaragaza atari ukunyunyuza umugabane, bikiyongeraho no kujyanwa bunyago kugeza no mu by'imico. Inkunga z'amahanga nk'uko mu 2008 Bellet yabyemeje ni uburyo bw'ihererekanya hagati y'igihugu gikize n'igikennye hagambiriwe ngo kugabanya ubukene n'inzara. Kuva mu gihe cyo gutangira guhagarika ubukoroni no kwigenga kwa Afurika, ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara byahise biba ibihugu byo gutega amaboko ku bihugu byabakolonizaga, imiryango mpuzamahanga za banki z'isi na IMF, ubumwe bw'Uburayi na Amerika. Nyamara gukomeza guhabwa izo nkunga zose byatumye Afurika idatera umutaru, ahubwo ikuza umuco wo gusabiriza no kugirirwa impuhwe kw'ibihugu byateye imbere. Iyo nteruro ya nyuma igira iti it has consolidated the culture of begging and being at the mercy of the developed nations. Yanteye agahinda cyane, kandi impamvu yakanteye nuko twese tubizi ko Afurika ari wo mugabane ufite ubutaka bw'imborera n'imitungo kamere kurusha indi yose, ariko ngo igakuza umuco wo gusabiriza no guhora muri mungirire impuhwe yemwe ndi impumyi naramugaye n'ibindi nk'ibyo. Kuba rero bifite ariko ntibikoreshe ni ikimenyetso cy'uko koko Afurika ikorerwaho ya teori tuvuyeho ya Prebisch na Singer. Tuvuze ibyo byose ndibuka. Yemwe mureke mbaregera umuntu uherutse kudutuka ku manywa y'ihanga izuba riva yandagaza abanyafurika, abita abanyagihuru n'ibikoko bigomba gutangwa kugira ngo bitazagira uwo bicamo kabiri. Uyu kandi si umuntu wari we wese. Oya, ni bwana Joseph Borrell. Uyu niwe mu diplomate nimero ya mbere mu bihugu byose uko ari 27 bigize umuryango umwe bw'Uburayi, European Union. Impamvu nuko ari ushinzwe ububanyi n'amahanga bw'umwe bw'Uburayi bwose. Uyu rero mu kwezi kwa 9 kwa 2022 yavuze amagambo rwose nge n'umusangira ngendo yadukomerekeje umutima, ariko yavugana ubuhanga akeka hari ko tutari buze kubifindura. Icyo gihe Joseph Borrell yarateruye ati Uburayi ni jardin, ubustani
twiyubakiye ubusitani, buri kintu cyose kigenda neza, ni uruhurirane rw'agatangaza rurimo ubwisanzure bwa politike, ubukungu bw'igisoryo n'imibanire myiza itunganye. Ikiremwa muntu cyaba cyarubatse gushyira hamwe ibyo byose uko ari bitatu ahandi hasigaye ku isi si ubusitani? Kandi ndibaza mwese mubizi neza. Ndabeshya Federica we, ahasigaye ku isi nako henshi hamwe mu hasigaye si ubusitani, ahubwo ni mu bishyamba, jungle. Kugeza aho mwumvise ko avuga ko uburayi bwabo ari ubusitani bwiza biyubakiye. Ubwo ni paradisi itemba ibyiza byose, ariko hamwe mu hasigaye ngo nta gushidikanya ho ni mu bishyamba n'ibihuru by'ibirara n'ibihunyira. Uriya muntu yabazaga niba abeshya ni Federica Mogherini. Uyu baziranye cyane ku byo avuga, kuko uyu Mutaliyani kuva mu 2014 kugeza 2019 niwe wari ushinzwe ububanyi n'amahanga bw'ubumwe bw'uburayi, bivuze ko Josep Borrell yagiye muri uyu mwanya ari wakoreye mu ngata. Ibyo avuga by'abanyagihuru ntitwiriwe tujya gushakisha ngo ese mama buriya aravuga abanyamerika cyangwa abanyaziya. Hoya, byaba ari ukwigiza nkana, nitwe banyagihuru. Ngewe nawe uri kunyumva wa munyagihuru. Mbere y'uko urakara, rindira uze kubikorera rimwe ubanje kumva ibyo ngo tugomba gukorerwa. Uyu mugabo avuga ko abanyagihuru, abanyafrika bagomba gukoronizwa byimbitse, ariko nabyo akabivuga ninura kandi aca inkerera mu cyamo. Ati, and the jungle could invade the garden. Rero mwabantu, aba banyeshyamba bashobora kuzatwinjirira muri jardin. Niyo mpamvu ba nyiri ubusitani bagomba kubyitondamo, bakabungabunga ubusitani bwabo, ariko ntabwo bazarindisha ubusitani bikuta cyangwa kubyubaka. Namwe mwibaza ubusitani bw'amabengeza kandi buto buto bukikijwe n'ibiburagasani by'ibikuta birebire kugira ngo barinde ibinyeshyamba kwinjiramo. Ntabwo icyo cyaba ari igisubizo cyiza, kuko ibinyeshyamba bifite ubushobozi bwo gukura cyane. Rero ntiwabona urukuta rurerure rwo kurinda ibyo binyeshyamba mu busitani. Ubwo rero ba nyiri ubusitani bagomba ahubwo kujya muri iryo shyamba. The gardeners have to go to the jungle. Uyu mugabo ntugire ngo yasinze cyangwa amagambo y'intoranya yakoresheje ntayazi. Oya. Uyu ni umunyabwenge waminurije mu bihugu byinshi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Isiraheli n'Ububirigi, ku buryo afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'imibanire n'ubukungu, amaranye imyaka 48 guturuka muri kaminuza ya Complutense University of Madrid. Gukoresha amagambo nk'ariya ni ibintu abanyapolitike b'abahanga bazwiho, ndetse byitwa political satire. Igitangaje nuko na mbere yuko Afrika itangira gukolonizwa, hari undi muhanga w'umwongereza nawe wavuze amagambo azimiza, ariko avuga neza ko abanyaburayi ari ibihangange, bityo ko niba bashaka kuramba no kutarimburwa ngo bagomba gukoloniza no gutwara bunyago ibihwinini primitive byo muri Afrika. Ibyo niko bimeze da. Ku itariki ya 24 z'ukwa 11 mu 1859, umwongereza Charles Darwin yasohoye igitabo cyamamaye kandi kinakoreshwa nk'ifuni yagiye itikurwa mu bihanga by'abagize imiryango migari yo muri Afrika. Ni igitabo On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Uzumva bagihina bakakita On the Origin of Species. Iki gitabo nicyo uzumva bavuga ko nyiracyo yemeje ko twebwe abantu twaturutse ku nguge biturutse nyine mu bushakashatsi bwe, aho yemeje ko yasubiye inyuma mu kabwibwi k'ibihe kubijyanye no kubaho kwa muntu, agasanga ngo twese basogokuru bacu ari ziriya nguge. Ibyo ntacyo. Ahubwo yageze kuri chapitre ya 13 ayibumbabumbiramo ibyo yise classification, morphology, embryology ndetse na rudimentary organs. Aha yemeje ko yabigenzuye agasanga nubwo abatuye isi bose baraturutse ku bikoko bimwe, ariko ngo bamwe babashije kwitandukanya n'abandi bakuza ubuhanga, ubumenyi n'ikoranabuhanga, mu gihe abandi bakomeje kuba nk'inyamaswa zikibereye mu ishyamba mu bujiji, ubucucu n'ubuhone buteye agahinda. Ababashije guca kenge yabise finest. Avuga ko ngo bagomba kujya gufata abagenzi babo batarasirimuka kandi bakiri inyuma mu mitekerereze, maze bakabasirimura banabigisha, byaba mu nzira nziza bishimiye cyangwa mu nzira bahatiwe, kuko ngo ibyo bitabaye aba primitive ngo bazageraho bakazutaguza finest. Abo bantu yavugaga yari yabatungiye urutoki muri chapitre ya 11 Geographical Distribution. Ayavuze ko baba abanyafrika, abatuye muri Amerika y'Epfo ndetse na Australia, bose ngo bari inyuma ku murongo umwe w'ubucucu no gutabarwa, noneho bagakurikirwa n'ab'imihondo bo muri Aziya. Abo bose rero ngo bari mu gatebo kamwe ko gutabarwa n'abanyaburayi finest. Ibyo bigakorwa mu cyo yise struggle for survival, urugamba rw'ishiraniro rwo gupfa no gukira. Aya magambo ya Charles Darwin yakiriwe neza kandi ashimirwa Imana nk'ivanjiri za Luka, Matayo, Yohana na Mariko. Abanyaburayi benshi bahise basakirwa, bavuga ko rwose byari byo, kuko ngo bari baranayobeye impamvu bakoresha abanyafrika ubucakara, ariko bakabona ntacyo bubabwiye. Ibyo abanyamateka bose bazakubwira ko nta gushidikanya Charles Darwin n'inyandiko ye On the Origin of Species ari byo byatangije ingengabitekerezo y'ubukoloni bwamenyekanye kuri Afrika. Nyamara uramutse ugenzuye amagambo y'uyu mugabo ukayahuza n'aya Josep Borrell, wasanga bihura amahwi.
Ibyo bivuze rero ko abanyaburayi bashobora kuba bafite undi mugambi mushya wo gukoloniza bundi bushya Afurika, dore ko ubukoloni bwa mbere buzwi nka colonization bwarangiye, ubwa kabiri ari bwo neocolonialism nabwo bukaba buri gusa n'uburangira kuko bumaze igihe kinini kandi bumaze kumenywa na buri wese. Ubwo rero nta kabuza amagambo ya garden, jardin na jungle akaba indi ntangiriro yo gusimbura finest na primitive. Nimushaka mwihangane biriya bitekerezo bya Charles Darwin tubivireho rimwe. Nkuko twabibonye biturutse ku ntekerezo ze zaje no kwitwa social darwinism, guteranya izindi mpamvu nyinshi zaba iz'ubukungu, iza politike n'imyemerere, byatumye ibihugu byinshi bitangira kujagajaga ibice yari yarabarangiye. Uko niko abanyaburayi bafashe umugambi wo kuza gukoloniza ibihugu bya Afurika, ndetse mu myaka ishyira 1880 batangira no kurwanira ibihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imari zari zihari. Nibyo byatumye haba bwa bugambanyi bwiswe inama yo kugabana Afurika i Berlin mu 1884. By'umwihariko yari igambiriye kugabana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha noneho Otto von Bismarck wayoboraga Ubudage yafashe icyuma barambika Afurika, buri wese agenda amukatiraho ibisata ashatse ariko bitewe n'aho akunda. Byarangiye ibihugu bitarenga n'intoki z'ikiganza birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Espagne, Ubudage na Portugal ndetse n'Ubutaliyani byitoranyirije ahari iroti abariho babimanyurira. Nk'ubwo Ubufaransa nibwo bwatwaye ikirundo cy'ibihugu kuko bwatangatanze ibice by'amajyaruguru ya Afurika, bubamba ku musaraba ibihugu nka Algeria, Maroc na Tunisia. Abafaransa ntibanyurwa, bamanuka gato mu burengerazuba bwa Afurika, bakindagura abaturage bo mu bihugu bya Mauritania, Cote d'Ivoire, Senegal, Guinea zose, Niger, Cameroon, Mali, Apavolta yaje kugirwa na Sankara, Burkina Faso, gukomeza kuri Togo, Chad, Gabon, yewe no mu bice bya Afurika yo hagati bavuniye umuheta abanyasudani, ariko nabyo ntibyabagera ku nzoka kuko no mu nyanja y'Abahinde muri za Comores, Madagascar no mu bice nka Djibouti hose imiborogo bahasize Imana niyo izayibishyuza kuko twe hagize nuko pfora n'ubundi yakubitwa kugeza apfuye, nkuko byanakorewe abakurambere bacu benshi bagerageje kwikananshura. Mwene wacu Rukara we ngo yitegereje umuzungu Rupias ashaka kumutekaho imitwe ngo nuwihaye Imana, ariko ushaka kujya no mu byo gutegeka n'ubukungu, maze ubwoko bw'imisemburo izwi nka adrenaline itera akanyabugabo k'urugomo n'amahane yirukira mu bwonko bwe, ahita afata umwanzuro wo guterura Pone Rupias atimbura hasi nk'utura umufuka w'umusenyi. Rupias kwa heri ako kanya ahita asanga papa we Jean Louis na mama we Mori Efrazine ku itariki ya mbere z'ukwa kane ku 1910. Nyuma yaho ariko Kiliziya imushyira ku rutonde rw'abitanze ngo batizigama baharanira amahoro. Sodone totalement abamartire aho yashabyemezwa ko yazize kwitera mu bya politiki atazi. Abamartire ibyo twariho rero nuko amabi abakoroni bakoze ari ugufunga umunwa, kuko ibihano bikurikira kugerageza kwirwanaho biba bibi cyane, kuko nubwo ubukristo bwigisha ko inabi itihorwa inabi no gucetsa urushyi mwitama rimwe umusekero ukamwongeza irindi ngo aryoherwe, nyamara siko byagenze kuri Rukara mwene Bishingwe, kuko bamubambye ku musaraba nk'uko mwene Mariya byamugendekeye Igorogota. Nuko si Abafaransa bonyine, kuko Abongereza nabo batangatangiye mu majyepfo ya Afurika bafata ibihugu byabo babanza kubibatiza andi mazina mashya ngo yenda bazayobya uburari ko ari bo babyivumburiye, nk'uko bakunze kuvuga ko rwose baje kuvumbura imisozi, inzuzi n'ibiyaga kandi hari Abanyafurika babituye iruhande. Uko niko byagenze, kuko bavumbuye banakoloniza Nyasaland yaje kongera nyuma kwitwa Malawi tuzi, Basutoland yahindutse Lesotho, Bechuanaland ubu ni Botswana, Rhodesia y'amajyepfo, Zimbabwe y'amajyaruguru ubu ni Zambia, Swaziland yitwa Eswatini, aho hose ikiboko cy'Abongereza cyamugaje benshi. Ubwo bibajije abagabo nka ba Steve Biko muri Afurika y'Epfo bakubiswe ibibando kugeza banogonotse, cyangwa Nelson Mandela bafunze ibinyacumi bikabakaba bitatu, babiguha imvaho nako bazabiduha imvaho kuko baratashye. Abongereza kandi ntibagejeje aho, kuko na haruguru muri za Uganda na Kenya bajwigirije abaho, bakomereza muri Ghana, muri Nigeria, mu Misiri, utibagiwe na Seychelles mu nyanja y'Abahinde, aho hose bahajyanye bunyago. Uko niko Abadage nabo bigabanyije u Rwanda, abaho ngo banagiraga amahane kurusha benshi, banga guserera barwana, biyongeza Abarundi, Namibia, Togo, ibice bya Cameroon, guteranyaho na Tanzania, hose bahatwaye nta n'ibyo kwinginga, ahubwo Abanyanamibia bashatse gusepfura babakoreraho ubufindo bwa genocide yiswe na Maherero. Uko niko Abanyatanzania babyishoyemo ngo sinzi umugabo Kinjigitire Gwale wari wabashutse, nuko Abadage babica bushisha. Uko niko kandi ku rundi ruhande Ababirigi bihugikanye Kongo iyo hakurya mu nguni, maze bayenga Butoki, baza no kugira Imana Abadage batsinzwe mu ntambara bisi yisi, biyongeza u Rwanda n'u Burundi, natwe badufata ku ngufu bo kabura amafaranga. Na Portugal rero yihereranya Angola na Cape Verde, naho Abataliyani bafata za Eritrea, Libya, Somalia, sinzi waboheje ngo bafate n'Abanya Ethiopia, maze abahungu babaryoza inka nyangara batariye.
naho Espagne yo yafashe Guinea Equatoriale, ariko ntugire ngo nukubuririza kuko nayo ibice by'amajyepfo ya Amerika ibihugu byaho bitabarika birimo nibihangange kuri ubu nka Argentine, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay na Venezuela. Byose abanya Espagne tayari nabo barimo babibyina hejuru babihora ko Darwin yavuze ko ari inzazame n'ibicucu byo guhatwa ibibando, na Portugal idashinga nayo yihererana ibihugu bya Brazil na za Uruguay. Aho tuave twumvise ko ibice bya Aziya nk'ubuhinde, urasirazuba bwo hagati n'uburasirazuba buhera nabyo byajyanywe bunyago. Uramutse unyuze muri ibyo bihugu byose byakoronijwe ugakora iperereza ugamije kumenya uburyo bakoresheje bakoroniza Afurika ukabigereranya no ko kuri ubu bayikoroniza muri neocolonialism, wasanga ahubwo nta naho bitandukaniye. Dore impamvu. Mu gukoroniza nabwo bakoresheje abirabura, nabo twakwita ba pupa. Pupa murabibuka ko ari abayobozi benshi ba Afurika bakorera abazungu mu kugambanira Afurika. Reka dutange urugero. Mu Rwanda ubwo batangiraga gukoroniza iki gihugu, ntabwo abazungu baje ngo bakureho ubuyobozi bwose maze bashinga ubuyobozi bwabo bushya. Oya, bagumishijeho umwami wari w'icyo gihe Yuhi wa gatanu Musinga, bamutegeka ibyo azajya akora, nawe agategeka abari munsi ye, ubwo ni abatware. Noneho niba hari nk'umuturage bagomba gukubita ibiboko, ntihagire umuzungu umukubita ibiboko, ahubwo bagategeka abakozi babo babirabura bakaba ari bo babikora ku itegeko, ku buryo n'abaturage benshi batazi cyane ibya politike bo ntibari bazi bijya mbere. Yewe na nyuma yuko Musinga batumvikanye baramwirukanye, bazana umuhungu wabo bari bamaze igihe bamubandisha imico n'imigirire n'imikorere n'imiyoborere yabo. Bivuze rero ko uku gukoreshwa kw'abirabura kugira ngo bayobore bagenzi babo ariko mu nyungu amabwiriza n'ubutegetsi byose ari by'abazungu, niko byakozwe hose muri Afurika, haba hayoborwaga n'Abongereza, Abafaransa, Ababiligi n'Abadage. Abo mwumvise ngo ni ba resident b'Ababiligi bo babaga bashinzwe kugenzura ko abayobozi b'abirabura bayoboye neza nk'uko byateganyijwe. Ngayo nguko mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Nubwo bisuzumye ukagereranya uko muri neocolonialism bimeze, nuko nta kundi nabwo nyine abanyafrika bayoborwa na bagenzi babo, ariko abo baperezida bayobora Afurika nabo bayoborwa n'abandi. Aho bikomerera rero nuko abo bayobozi ba Afurika bayobora bene wabo n'abazungu batabahagaze hejuru nk'uko byari bisanzwe, nabo ntibashyiramo n'ikimenyane cyangwa nka ya mpyisi y'iwanyi kurya ikurundarunda. Reka da, naba benshi mu ngero zitabarika bagiye bahemuka, ndetse na n'ubu bagihemuka ku buryo amabi babarizwamo arenze ku rubugome bwakozwe mu gihe cy'ubukoroni. Nyamara nubwo bimeze bityo, abenshi nabo ngo iyo babajije bavuga ko abanyafrika bakwihangana bagapfa kigabo, kuko kuba abo bayobozi bakwishuka bakanga gukorana n'abanyaburayi cyangwa mu burengerazuba ngo akabo kaba karangiye bahita babakura ku butegetsi. Yewe byaba na ngombwa ngo igihugu cyose bagahita bakigira umuyonga, ku buryo ubuziraherezo kiba kitazigera kongera kuba igihugu. Sinzi niba urugero twarufatira kuri Libya ya Colonel Muammar Gaddafi wanze gukorana nabo mu burengerazuba, igihugu cye cyari cyamabengeza, kuri ubu kikaba ari Gihenomu. Cyangwa tuvuge kuri Zimbabwe ya Robert Mugabe warahiye ko atazapfukamira abo yitaga ababuragasani babirasi n'abibone. Ibyo bituma bamureka, igihugu cye baragitinda haza kukigera ari cyo cyonyine cyageze mu cyiciro cyitwa hyperinflation. Ubwo mu bukungu ni igihe amafaranga atagaciro maze wajya kugura nk'umufuka w'umuceri ukitwaza ingorofani yuzuye amafaranga. Reka dufatire ingero ku bihugu tutabwirwa, kuko nk'ibyo bya Libya na Zimbabwe byanagarutsweho igihe kinini. Imyaka 33 irashize kuva mu 1991 igihugu kiri mu ihembe rya Afurika kiri mu ntambara zishiraniro ku buso bwa kilometero kari 637 na 657 ku mwaro w'inyanja y'Abahinde, miliyoni zikabakaba 20 z'abaturage, umurwa mukuru Mogadishu. Ubu Somalia twese turabizi ko ari igihugu cyabaswe n'intambara,
nyamara ibyo byose byaturutse ku ikosa uwari perezida wa Somalia bwana Mohamed Siad Barre, uyu kuva mu 1969 yafashe igihugu. Agifata igihugu, abo mu burengerazuba bamuvugirije induru bemeza ko ari umunyagitugu, bavuga ko ari umugome n'umwiyanduza cumu ugambiriye kurimbura abasomali. Nyamara icyo bamuhoraga nuko yari arimo akorana n'ibihugu bya Romania n'abasovieti. Ibi byarakomeje gusaza kubona ko abo mu burengerazuba bashobora kuzamwivugana maze yiga andi mayeri yari agiye kuzamukoraho. Ubu dukora iki kiganiro, Mohamed Haj Ingris ari gukorera impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu ishami ry'amateka muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza. Mu 2016 yasohoye igitabo cyamamaye cyane kuri Somalia akita The Suicidal State in Somalia: The Rise and Fall of the Siad Barre Regime 1969 to 1991. Hari impapuro ebyiri, urw'147 kugeza ku rw'149. Yavuze ko ubwo Leta Zunze za Amerika zabonaga ko Siad Barre agiranye umubano n'abasovieti bari bahanganye mu ntambara y'ubutita, ngo batekereje kumwikiza, ariko ngo babona bishobora kuzateza ibyago nk'ibyo twumva kuri Somalia, nuko batekereza kumwongoshyushya. Birangira mu 1982 wayoboraga Amerika atsindiye umutima we akoresheje ibyo Dr. Arikana yatubwiye. Ingris yaranditse ati, mu 1982 mu muhuro na perezida wa Amerika Ronald Reagan na Barre basinye amasezerano mashya y'ubufatanye. Muri ibyo bihe Somalia yahise ica umubano wose n'igice cy'uburasirazuba bw'isi harimo n'Ubushinwa. Ako kanya Amerika ihita iba umufasha ukomeye wa leta ya Barre, ku buryo buri mwaka batangiye kujya bamuha miliyoni 100 z'idolari nk'inkunga yagombaga kujya ashyira mu bya gisirikare. Uyu mubano waje gukomeza kugeza mu 1989. Muri iyo myaka yose Amerika n'abanyaburayi bahinduye umuvuno, batangira kuririmba Siad Barre bavuga ko ari intwari n'urugero rwiza rw'umuyobozi ukwiye wa Afrika. Ibipimo by'uburezi, iterambere n'ibindi byose biratumbagira, nuko Somalia yitwa igihugu cy'igihangange mu burasirazuba bwose bwa Afrika, ku buryo izo za Kenya na Ethiopia zitari gukoraho. Uyu Siad Barre ni nawe waje kurangiza amakimbirane hagati ya Somalia na Ethiopia, ubwo mu 1986 yasinyanaga amasezerano y'amahoro na Mengistu Haile Mariam, nawe wiswe umunyagitugu kabombo wa Ethiopia. Uyu Siad Barre kandi ari mu bafashije Idi Amin wa Uganda kubaka ishusho ya Kampala no muri za diplomasi mpuzamahanga, ku buryo kubageze i Kampala ari n'umuhanda rwose urenganya uyu murwa mukuru wamwitiriwe witwa Barre Road. Nyamara nubwo yari yemeye kuba umurenza amase w'abanyamerika, yarabatembeye babwira ko bazakorana bakajya banyuza amato mu nyanja itukura inafatana n'iy'Abahinde hafi y'ikigobe cya Aden hose mu bice bya Somalia, ariko rwose ibyo kuhashinga ingabo no kuvogera politike ya Somalia byo arabyamagana. Bongeye kumusaba ko ibijyanye n'imico n'imyemerere nabyo yabihindura, dore ko Somalia igendera ku mahame ya Kisilamu, kuko ku mpuzandengo isatira 100% ituwe n'abayisilamu b'abasuni. Ubwo rero ibyo kuvuga ngo bareke Quran batereke hasi ibyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategeka, aho waba ushaka ko bakwita umukafirone no kukurwanisha ikibegereye cyose. Ibyo bimaze kwanga, Amerika yabonye ko umusaruro yari yiteze kuri Siad Barre utakibonetse. Mu mubano w'imyaka 7 bari kumwiga, bahise bamushumuriza isinzi ry'imitwe yitwaje intwaro utabara, harimo Somali Salvation Democratic Front, United Somali Congress, Somali National Movement, Somali Patriotic Movement, haza za Somali Democratic Movement na Somali Democratic Alliance ndetse na Somali Manifesto Group. Iyo mitwe yose ni amashyaka ya politiki. Bahise bavuga ko babirambiwe, ko Siad Barre ari umunyagitugu, ndetse Amerika yongera kwivuguruza ivuga ko rwose none atakiri umugabo mwiza, ari umwicanyi n'umugome wo gukurwa ku butegetsi. Bahanganye n'ingabo za Siad Barre, ariko kuko bari bahagarikiwe n'ingwe ntibari kubura kuvoma. Byarangiye abonye ko batagambiriye ubutegetsi gusa, ahubwo ko bagambiriye n'amagara ye, maze yinjira muri Cyaburende ahungira muri Kenya kwa mucuti we Daniel Arap Moi. Ubwo kanamenya rero ko uyu ari we wayoboye igihe kirekire igihugu cya Kenya, imyaka 24 kuva mu 1978 kugeza mu 2002. Uriya mwanditsi Mohamed Haji Ingris yemeza ko kuva Barre yasohoka gahunga igihugu cya Somalia kugeza none, iki gihugu nikirongera kugira amahoro, kuko iriya mitwe yose nta numwe wari ufite gahunda ya politike cyangwa imirongo mizima, bo gusaba babacigatije imbunda batazi icyo barwanya, icyo barwanira n'icyo bazakimaza. No kuvuga ko bose habuze n'umwe ufatika ufite agatege wemera gushyira ibintu ku murongo, kuko umuntu umwe iyo ari ugeze ku butegetsi, isigaye yose uhita wambarira kuyirwanya, ukayibaza ikirwanira n'ingamba zayo, ikakubwira ko yikurwanya gusa byonyine. Byose rero byaje no gutuma buriya Somalia icikamo kabiri, kuko hari igihugu cya Somalia tuzi, hakaba n'ikindi cyitwa Somaliland ku buso bwa kilometero kare 76,000. Ubwo ni nko gufata u Rwanda ukarukuba hafi gatatu. Ubu butaka bwiyomoye kuri Somalia nyine mu 1991. Nubikinishe bafite perezida witwa Muse Bihi Abdi n'umwungirije Abdulrahmani, ndetse n'inteko ishinga amategeko iyobowe na Yasin Haji Mohamud, kandi ku mwaka nibura Somaliland yinjiza nibura GDP ingana na miliyari 3,782 by'amadolari.
Ibyo byose biradusobanurira ko ibyo Somalia yakorewe na Amerika ku bwende ari byo byakuruye amakimbirane yose tubona muri Somalia, ndetse kuva mu 2007 kugeza uyu munsi Amerika yahise ijyayo ivuga ko rwose igiye gutabara no kwirukankana ibigome by'ibyihebe bya Al-Shabaab ngo bifatanya na Al-Qaeda, nguko uko igihugu cyajyanywe bunyago ngo kubera iterabwoba. Gusa nakubiswe n'inkuba nsomye iriburiro ry'inyandiko ya Dr. Jason Muller guturuka muri kaminuza ya California. Ni inyandiko yise The Evolution of Political Violence, The Case of Somalia's Al-Shabaab. Aha yanditse ko Al-Shabaab ifite initial impetus, ubwo ni intangiriro na gisunika. Yavuze ko intangiriro na gisunika kuva ku guterwa kwa Somalia n'abitwa barwanyi b'ibyihebe barimo Al-Shabaab, noneho mu 2006 Ethiopia nayo igatumwayo, byose ngo bifite initial impetus ya Amerika. Turetse ibya Somalia, reka dufatire izindi ngero nke ku bandi bagabo nka Omar al-Bashir. Uyu nawe nubwo yagundiriye ubutegetsi kandi akaba yari yaremeye no gukorana n'abafaransa, abongereza n'abanyamerika mu bya politike, bagamije ko abihera amabuye y'agaciro n'imitungo kamere yari iri mu majyepfo y'igihugu yayoboraga cya Sudani. Ibyo yaje gutangira kubikoramo amakosa muri diru n'Abashinwa. Ako kanya Omar al-Bashir ahita yitwa Satani w'ikibi n'icyanga kirura. Uko niko umwanzuro wahise ufatwa, bahita bamwambura ku ngufu igice cyose cy'amajyepfo ya Sudani, baharema igihugu cyitwa Sudani y'Epfo. Ntabwo ari ukuharema igihugu, ahubwo no kwashinga icyanya cyo gusahura Bashir atabavogereye, kuko na perezida w'iyo Sudani y'Epfo ni umutako nako papa wuzuye neza, ahubwo utanifitiye n'amagara, kuko umubiri ujya umusema imbere y'abayobora akisobaho da. Ariko ntihagire umusaba yenda kurekura ubutegetsi, ajya he kandi ari umushumba mwiza. Nuko kuva mu 2011 Omar al-Bashir atangira guhigwa bukware, babanza kumushyiriraho ibipapuro mpuzamahanga bavuga ko uzamura bukwaya mushyikiriza abo bazungu maze bakabereka utuntu bikorera. Ibyo byanze bamutegeza abasore bazi gukubita, maze mu 2019 nyuma y'imyaka 26 avimvira ubutegetsi babumuhuruturaho, babanza kumukubita baramunoza, barangije bahirikira muri imwe muri gereza yari yarubakiye abanzi be n'abandi banyabyaha. Ni gereza y'ikitegererezo ya Morowe o mu kagigi ka Karima mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Sudani witwa Khartoum. Imyaka 8 yica gakiza, kandi ari umugaragu w'Abafaransa n'Abanyamerika ku buryo isi yose yamenye, yaba n'Abafaransa cyangwa Abanyamerika ntibirirwa babihisha. Bamuhimbye Pinochet wa Afrika. Ni perezida wa Chad Hissène Habré kuva mu 1982 kugeza mu 1990. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi mu 2013, Democracy Now yasohoye ubucukumbuzi yise US backed Chadian dictator Hissène Habré faces war crimes trial in historic win for his victims. Maze barandika bati Amerika n'Ubufaransa bafashije Hissène Habré kandi bamubonaga nk'umugabo ushobora kubafasha kurwanya leta ya Gaddafi bahanaga imbibi. Ku ngoma ya Perezida Ronald Reagan, CIA yohereje abatasi benshi gufasha Habré gukomeza kuba igishyitsi cyonyine muri politike ya Chad. Ibi babigeretseho amafaranga menshi yashyizwe mu gisirikare cye. Nubwo byari bimeze bityo, mu kwa 12 1990 baramugambaniye bahita bamusimbuza General Idriss Déby Itno muri coup d'etat y'injyana muntu yatumye Hissène Habré akizwa n'amaguru, ahungira mu gihugu cya Senegal, ariko mu burengerazuba bamusangayo bategeka igihugu cya Senegal guhita kimukatira igifungo cya burundu. Uwo mvuko akaga ari akaga, banze kumusubiza iwabo ngo abariho acirirwa urubanza. Ku itariki ya 27 z'ukwa 11 ku mwaka wa 2000, umunyamakuru wakoraga inkuru z'ubutasi n'amabanga ya politike ku kinyamakuru The Washington Post witwa Douglas Farrar yasohoye inkuru Chad's Torture Victims Pursue Habré in Court, maze yemeza ko umwe mu bayobozi b'ubutasi bukuru bwa Amerika yamubwiye interuro isobanura icyo bahoye Hissène Habré. Ati Habré was a remarkably able man with a brilliant sense of how to play the outside world. Mu yandi magambo ngo yari umunyabwenge n'incakura yari izi kubakina n'amacenga menshi. Ubwo nyine kumenya ubwenge no gucana ku maso biba bimukozeho, kuko baba bashaka injiji bibeshyera bakazihenda ubwenge. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo, ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza, usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane, maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza.
banagukorera email marketing, aribyo byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinnovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinnovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinnovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet wa3.afrinnovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Abandi bategetsi ba Afurika urutonde ni rurerure, uwari wese ugerageje gukora ibyiza, yewe niyo yaba yarabaniraga neza bo mu burengerazuba ariko agakora ibyiza, izina rye rihita ryandikwaho ko ari umunyagitugu w'umugome wo kurimburwa, kandi abenshi baranicwa da, abandi bahirikwa ku butegetsi. Ubwo urugero rwiza rukaba Ahmed Sékou Touré. Uyu nawe mu baperezida ba Afurika bayoboye neza, yabaye perezida wa mbere wa Guinea kuva mu 1958 kugeza mu 1984. Uyu yakundaga umugabane wa Afurika cyane ku buryo ubwo mu 1966 Kwame Nkrumah yarikoga ku butegetsi yahungiye iwe aramucumbikira ndetse asa nkaho mugize perezida barayoborana. Si we wenyine kuko mu 1968 undi mu perezida mu mpinduramatwara z'akataraboneka muri Mali akitwa Modibo Keita nawe yahiritswe ku butegetsi maze ahungira kwa Sékou Touré nawe aramucumbikira mu mahoro. Mu 1969 imirimbanyi y'agateka kabirabura muri Amerika Stokely Carmichael yasabye ibihugu bya Afurika kumuha ubuhungiro kuko yaramerewe nabi n'abazungu, maze Sékou Touré amuha ubuhungiro aho yabaye imyaka ye yose, nawe ahita ahindura amazina ye yiyita Kwame Touré mu rwego rwo kubaha Sékou Touré na Kwame Nkrumah. Erega na Malcolm X nawe yigeze guhungiraho muri Guinea. Namwe mwibaza uburyo umugabo nk'uyu yiswe umunyagitugu kurusha abandi muri Afurika ndetse ahigirwa kutabura hasi hejuru. Gusa we ibye babitwaye neza kuko kumukura ku butegetsi ntibyari gushoboka n'abari abanyabwenge bose yari yariyegereje. Aha rero hakoreshejwe ubundi bwenge. Abanyamateka bamwe bemeza ko mu 1984 yerekeje mu nama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze agezeyo ngo aza kumva atameze neza. Ubwo abaganga baratabara bahita bamujyana muri Cleveland Clinic ho muri leta ya Ohio. Ako kanya bavuga ko rwose bihanganishije Guinea kuko ngo umutima wahise uhagarara, bagerageza no kumukorera operation y'umutima ariko buramwivuganye. Kwa heri ibyo bishiriraho, kandi uretse gukorana n'abari yabitwaga abanzi bo mu burengerazuba yanashinjwe kenshi kuba umusocialiste, kandi icyo gihe kapitalisme yabo mu burengerazuba na communism y'abasoviete byari mu ntambara y'ubutita. Ese ubwo tuvuga ibya Idi Amin Dada wanza agasomborotso k'abongereza na bene wabo akarenzaho no gukoranya isinzi ry'abazungu i Kampala, akababwira ati bashahu rero numvise mwigira ibikomerezwa ngo murarenze muri bitangaza n'ibindi bitamesheje agaciro, ibintu mwakoreye abakurambere bacu mubica urubozo, ubu nanjye ngiye kugerageza mbahorere ariko nge ntabahemukiye, ngaho mwese ni mumfukamire munandirimbire nonaha, ubwo ikiririmba nabi ndacyereka. Ibyo nimugire ngo ni bya bindi byanjye na Papa Dicastes byo gutera ubusa, byarabaye da, n'ikimenyimenyi dore kuri iyi foto iri kuri screen yawe. Ibyo ntabwo ari bya bindi bya Photoshop, uwo n'umwimerera abazungu bapfukamiye umwirabura Idi Amin Dada barimo bamusingiza ngo nawe ahorera abo bahemukiye. Ibyo Idi Amin abisubiramo bugira kenshi, ndetse rimwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika akoranya abazungu benshi bamuheka mu ngobyi bamushyira ku bitugu, kandi yari munini ate kugira ngo ibitugu by'abongereza n'ibyahaboneye akandare. Nabyo nushaka ubirebe hano. Cyakora agenda Idi Amin niwe wari ubuzima, guhekwa mu ngobyi n'abazungu mu bihe byo mu kinyejana cya 20 n'ibindi bintu bindi. Uyu nawe rero bamukoreye ubugome bw'ibihe byose, uretse ibyo kumukuza ku butegetsi, isura ye baragiye barayihindanya ku buryo ababyiruka bataburamo na bamwe muri mwe. Rwose muzi ko Idi Amin ari we mugome mu bagoma Afurika yagize. Byanarenze aho byandikwa ko ngo yaryaga abantu rwose abakuyemo imitima, ngo yakoze ibintu by'indenga kamere ku buryo amateka ye yandikishijwe ikaramu y'ubugome ndetse yakinwa n'amafilime abyemeza, ubwo muri za propaganda nyine isi yose ikamufata gutyo. Nyamara iyo ugiye i Kampala ukabaza incabwenge zaho bakubwira ko Uganda iheruka umuyobozi ukunda Uganda atari pupa mu 1979. Erega buriya na Thomas Sankara muri Faso biswa abagome, ndetse ibyo kumurimburana n'imizi ni inkuru buri wese yumviseho. Kenneth Kaunda wa Zambia nawe yiswe umunyagitugu ariko wamenye ubwenge, yanga ibyo kugundira ubutegetsi. Naho se Gamal Abdel Nasser wa Misiri nuko nawe nuko byagenze. Uru ni urutonde rero rushyirwaho n'abavubaha nka Petero Nkurunziza w'u Burundi wagaragaje ko utumva imigambi ya COVID-19, bugacya abarundi bumva ngo yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Dr Pombe John Joseph Magufuli nawe no kutumvikana nabo agapfa marabira, byo twanabigarutseho.
Gusa nubwo twavuze abo bose ntitwirengagize ko nabo nyine hari bimwe mu byaha bifatika birimo ko harimo bamwe nabo bageze ku butegetsi bakiha kugundira ubutarekura nka Jean Bedel Bokassa we yavuze ko atabaye umwami ubwo bakizwa na mbuga. Abandi nka Idi Amin Dada abo batumvaga ibintu kimwe bababizaga ibyuya bitaburamo n'imfu ndetse n'ibindi. Isomo riri kuva muri ibyo bimenyetso nuko abategetsi ba Afurika basa n'abafite amahitamo abiri yonyine: gukorera abazungu ukayobora imyaka yose ushaka kandi ukitwa intwari n'igitangaza umugenga w'urupfu n'ubuzima mu gihugu cyawe, ariko nawe wamara kunyunyuzwa nka cya gisheke bagahita bagucira muri za théorie de 3L twabonye muri cya kiganiro cyacu cya mbere. Bitaba ibyo ukemera gukorera igihugu cyawe maze nturenze imyaka ingahe ku butegetsi bataraguhirika cyangwa ngo bakwice. None niba bimeze bityo byaba bivuze ko nta yandi mahitamo ari ukwakira ibyo utabasha guhindura. Ubwo tugana icumbikiro mureke twese nk'abanyafrika twibaza iki kibazo: ni iki twakora kugira ngo nibura tugire abategetsi bayobora neza batagambaniye ibihugu byabo kandi batanishwe? Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera, nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwira ubuzima bwayo tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ku itariki ya 14 n'iya 15 z'uku kwa 11 kwa 2024 muri Afurika y'Epfo hateraniye Congress ya Pan Africa. Iyi yitabiriwe n'abanyafrika benshi b'inkerebutsi bakuranwa mu magambo rwose meza arimo n'urwunyunyu, gusa hari n'umunyamerika wari wayitumiwemo, Jackson Hinkle. Bamuhaye umwanya ngo agire icyo avuga maze twese atwibira ibanga tutigeze tumenya. Yabanje kugira ati: That's the same problem that Africa is facing today. Ikibazo Afurika iri guhura nacyo uyu munsi nuko rwose nta cyubahiro nta no kubahwa namba iri guhabwa cyangwa iteganywa guhabwa n'abagashaka buhake. Abantu bonyine kuri ubu bari kubahwa ni buriya bumwe bushya bwa Mali, Niger na Burkina Faso. Nge ntekereza ko uyu mugabane wa Afurika ugomba kwigira ku bihugu nka Korea ya Ruguru, Ubushinwa, Iran n'Uburusiya. Mwabonye ko bo bafite impinduramatwara y'agatangaza ituma babubaha. Nyuma yabyo barengejeho kubaka ibisirikare byabo, bubaka ibitwaro kirimbuzi, ibyo byose babigerekaho kubaka ubukungu. Mu yandi magambo, Jackson Hinkle yavugaga ko niba dushaka ko abo mu burengerazuba batwubaha bakareka kutugira ifundi igira ibivuzo, ngo nuko banza tukicara tukareba ku bihugu nka Korea ya Ruguru. Ibi kandi koko nibyo, kuko nta muntu wo mu burengerazuba wakwishuka uretse no kubitekereza ntibyanamugwa mu bwonko. Reka da, nta nubwo babirota gushogoshera ngo bajye kubwira Kim Jong Un ngo wowe kora iki na kiriya nubyanga turakugiraho dutya. Aho Kim yagucamo kabiri. Uretse ko no kwinjirayo uri wo mu burengerazuba usobanura mu majwi, amashusho n'inyandiko n'amafoto ikikugenza. Ibyo kandi ni nako bimeze kuri Iran, mu Burusiya byo abandi bagiye banabibabwira. Jackson Hinkle we yemeza ko umuvuna ari uwo nta wundi, naho ubundi tuzamera nka yasazi yakubise ku rutari kumva bitinjira, ikagira iti ibi bizafata ntangare. Ngo tutabikoze gutyo rero natwe byafata Jackson Hinkle agatangara. We amaze kumva ukuntu bamwe mu banyafrika muri iyo nama biyasiraga bavuga ngo iterambere ry'ubukungu bwa Afurika, imigambi n'ibindi, yahise abakebura ababwira akabanga adaciye ku ruhande. Yemeza ko abanyafrika tugomba gushaka ukuntu natwe dutunga bomba atomike, kuko ngo nirwo rurimi rwonyine ruhahamura abagashaka buhake, naho ngo ibindi byose turimo kuvomera mu rutete. Ati
We're talking about the economic plans of Africa in the future, new turimo turavuga imigambi y'ubukungu y'ahazaza ha Afurika, ngo ifaranga rishya, iby'ubumwe bwa Afurika. Ibyo byose ntacyo bivuze mu gihe n'ubundi abo mu burengerazuba bazakomeza kuba baza bakabubarara hejuru. Icyiza nuko n'umuryango w'abibumbye utazigera unabumva. Buriya Amerika itega amatwi Ubushinwa ndetse itegetswe no gutega amatwi Uburusiya, kuko Ubushinwa n'Uburusiya bafite umurundo w'ibitwaro kirimbuzi bitunze kuri buri mujyi wose wo mu burengerazuba. Rero rwose nshyigikiye ko Afurika itunga ibitwaro kirimbuzi. Now, of course, I support Africa having nuclear bombs. Mwibutse ko uyu Jackson Hinkle ari impirimbanyi y'amahoro, uburinganire bw'abatuye isi, kandi akaba kuva mu bwana bwe afatwa nk'incabwenge, ku buryo yatangiye gutumirwa muri Kongere ya Amerika ku myaka 17 kugira ngo atangemo ibitekerezo. Ubwo igitekerezo nyine ni icyo kurema ubumwe buzira uburyarya no kugambanirana nk'ibyo agarutseho bya Mali, Niger na Burkina Faso. Hagira uvuga ngo aratera Niger nk'uko mwabibonye, ibindi bihugu biti muze mwiteguye kuturwanyiriza hamwe. Ikindi twabonye ko mu kurwanya dependence muri ya teori ya Prebisch na Singer ari ukwadukana umuvuno w'ubukungu wa ISI, Import Substitution Industrialization, wo kwiga gufindafinda inganda zikora ibikoresho bifatika bitari ubu butekamutwe, dore ko n'ibikoresho by'ibanze bihari. Aha kandi hakajyaho n'ikindi kintu gikomeye. Buriya abayobozi benshi ba Afurika kuva kuwo hasi bamunga ibihugu byabo binyuze mu mishahara y'ikirenga bihemba, uduhimbaza musiki dusumba imishahara, imodoka zihenze n'amazu n'ibindi byose bibagendaho, byose bikaba byaragaragajwe n'abahanga mu bukungu ko biba mu bizongo uyu mugabane, kuko abo bayobozi baba bashaka kubaho nk'abami mu bihugu bidafite ubwo bushobozi. Ikibabaje nuko umusaruro uva mu bikorwa usanga udahura cyangwa ngo wegere ibyabatakajweho. Ibi bikiyongeraho nanone kugabanya ibifaranga bitagira ingana abayobozi ba Afurika bashora mu kugura ibitwaro n'ibiturika, kuko n'ubundi ibyo biba ari ibyo gusenya no kwica abanyafurika. Aho kugura bya rokete, anti-tank, kajugujugu z'intambara, uguze udufuka tw'umuceri ukagaburira rubanda, wabiki? Ufasha amafaranga atakara mu makimbirane, icanamo ry'amoko, kurwanira ubutegetsi no kuburinda, ayagashorwa mu burezi, ubuzima n'ubuhinzi, ugira ngo rubanda basobanukiwe kandi bariye, ahasigaye bagakorera igihugu batijana, hari irindi terambere baba bakeneye. Ibyo ni ibibazo n'ibitekerezo byohererezwa abayobozi ba Afurika. Ubwo muti none se wabitangiza abazungu nyene ntibahita bamwirenza? Icyo nacyo tucyumve neza. Abazungu nta muntu n'umwe uzumva baza bakica. Oya, byose binyuzwa mu banyafurika mu bugambanyi bwa bene wabo, umururumba wo gukunda ubutegetsi no kurwanira ubutegetsi ndetse n'inzara bimereye nabi bamwe, bagahitamo kugana ishyamba bumva ko bazahaga uko nabo bafasha ubutegetsi, aho rero bagahita bahinduka ibikoresho byabo bazungu. Ibyo bisobanuye ko hatabayeho akagambane k'abayobozi bagambanira bagenzi babo, rubanda narwo rutitotombera mu matamatama, abazungu nabo rwose ntibatinyuka kugira uwo bakuraho. Ibyo rwose ingero zirazwi mu bihe bigiye bitandukanye nko muri Tanzania, Namibia, muri Cape Verde na za Seychelles gukomeza. Ibyo rero bigateranywaho no kutagundira ubutegetsi, kuko nabyo byagiye bigaragara ko bibyara amahano, aho inzira zo kubusimbura naho zihita ziba intambara n'amakimbirane, kuko bisaba ko wabugundiriye abukuzwaho n'imbunda. Kuri cya kibazo kijyanye n'inkunga rero zihabwa abanyafurika zikaba n'umutwaro wo kudutindahaza, hari igisubizo nabonye ariko kigendana n'inkuru yo gushimirwa mu buryo bukurikira. Dr. Andrew Browning ni umunya-Australia, ariko shaha akaba intwari ya Afurika kurusha n'abanyafurika benshi. Uyu mugabo ni umuhanga mu ndwara z'abagore, gynecologist. Ni impuguke ku ndwara ya fistule yibasira abagore, ikabatwara amagara babanje no kunyura mu bubabare bwihariye. Abagore ba Afurika rero bahuye ku bwinshi n'isanganya ry'ubu burwayi, kuko abenshi babyara bakiri bato, abandi bakabyazwa n'abaganga b'ibihone, nako bafite ubumenyi butari bwinshi, bakabasigira ubumuga, abandi bakabyarira mu ngo zabo, ariko byose bibasigira ubwo burwayi. Ushatse kumenya wakwegera bamwe mu babyeyi bakaguha idonido. Dr. Andrew Browning ni impuguke mu kubaga ibice by'ibanga by'abagore byibasiwe n'iyi ndwara, senior fistula surgeon. Yarabyumvise rero yiyemeza kuza gutanga umusanzu we muri Afurika ku buntu, azenguruka ibihugu byinshi ahereye muri Ethiopia mu burasirazuba bushyira amajyaruguru ya Afurika, abitwarana n'ibihugu bya Sudani, Eritrea, Djibouti na Somalia, ahava cyamika mu burengerazuba bwa Afurika muri Sierra Leone, ahafatanya na Guinea zose, Gambia, Senegal no muri Mali. Yahise agaruka hino ahagana muri Afurika yo hagati, avura ababyeyi bo mu bihugu bya Togo, Benin, Ghana na Nigeria, no mu bice by'iwacu yakambitse muri Tanzania, nuko ababyeyi bose bo muri aka karere k'ibiyaga bigari bakajya bamusanga yuko bishoboye. Impamvu tumutindaho nuko ari uwo gucanirwa uruti, kuko imyaka ikabakaba 20 Dr. Andrew Browning yatanze umusanzu wakijije amagara y'ababyeyi benshi bo kabyara batababaye. Ibyo rero yabirengejeho no guhugura abaganga batabarika ku buryo bwo kubaga, kuvura no gukumira iyi ndwara. Inkuru ye ishimishije wayisoma mu gitabo A Doctor in Africa, kiri mu bigezweho rwose kuko cyasohotse ejo bundi ku itariki ya 27 z'ukwa gatanu 2021, kandi cyanditswe ku bufatanye na nyir'ubwite. Ariko shaho mujye musoma.
ubwo yasubiraga iwabo muri Australia yatumiwe na bwana John Anderson, uyu baramuzi mu gihugu cyabo kuko kuva mu 1999 kugeza 2005 yari minisitiri w'intebe wungirije wa Australia. Uyu yaramutumiye ngo amuganirize iby'urugendo rwe muri Afurika. Dr. Andrew Browning yamubwiye ko ageze muri Tanzania ngo hari incabwenge yamwongoreye ko Afurika iri mu bucakara bucamatanye n'ubukoroni bwitwa neocolonialism. Ibi kandi nawe yemeza ko yabiteye imboni ndetse avuga ko byose bishingiye ku byitwa inkunga n'ubufasha Afurika ihabwa n'abagashaka amaronko. Icyo gihe yagize ati aba baterankunga bakomeye bajya mu bihugu bya Afurika bakababwira bati rero mugomba gukora ibi na biriya, ni mu byanga ntiturabaha amafaranga yacu. Reka mbasubiriremo iby'inshuti yanjye y'umwarimu wigisha ubumenyi bw'isi muri Tanzania aherutse kumbwira. Uyu mugabo ni incabwenge kandi zibijya mbere muri politike y'umugabane. Yarambwiye ngo ibyo turi kubona ubu ni ubwoko bw'ubukoroni bushya bwo mu ishusho ya imperialism, ubukoroni bwo gushaka ubuhake. Ntiyatinye kwemeza ko ari ubucakara bushya bugezweho. Zimwe muri za guverinoma nyinshi za Afurika zatangiye kugira ziti nimugumane amafaranga yanyu, tuzahitamo kuba bakene aho kugira ngo muturundeho ibyo bitakaragasi by'imico yanyu. Ati nimugumane amafaranga yanyu. Ibi rwose n'undi mwanzuro ukomeye ariko wo kwibohora, kuko kuva ubwo ayo mafaranga yatangiye guherwa Afurika wa mugani nta terambere yazaniye uyu mugabane uretse kuwumugaza mu bwonko no kuwugira abanebwe n'abasabirizi nk'uko twanabibonye ruguru. Kandi umugabo wakugaburiye aranagutegeka cyangwa akanagukubitira umugore ntukopfore. Umva kakana, kugira ngo turwanye gutsikamirwa n'amahanga cyangwa uwo ari we wese, tugomba kubanza kumusobanukirwa no kumenya neza amayeri akoresha, maze tukamutamaza tunabimenyesha rubanda ngo narwo rurwaniye intambara y'ubukoroni ubwo ari bwo bwose bugezweho mu ishusho iyo ariyo yose. Ayo ni amagambo wa mujagatanyandiko Papa Dicastes yambwiye ko yasomye ku rupapuro rw'147 rwa cya gitabo Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism cyasohowe mu 1965 na Kwame Nkrumah. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.